Igitondo kiza bene data, turabasuhuje mwese mugire igitondo cyiza. Uyu munsi turi ku wa kane ku itariki 22 Nyakanga, aho tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo kaga ko kwitsindishiriza. Nanone turi kumwe na mwene data. Nitwa Mugabo Emmanuel wafatanya na mwene data kubagezaho ibyo byigisho. Nanjye dufatanije ni sanzwe neza bamwita Pierre. Reka rero tubanze twicishe mu kidusene. Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu wagaragarije mu mwana wawe. Tugushimiye uburyo urukundo rwawe yarutugaragarije binyuze mu kwitandika ku musaraba, agapfa urupfu rukojeje isoni, ari ukugira ngo ubugingo bwe abumene ku bwacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugushimiye yuko wongeye kuduha amagambo meza yo kugira ngo turebere hamwe uburyo twakwatura ibyaha kandi tukabyihana kugira ngo tubabarirwe. Ibyo nabyo ni urundi rukundo wongeye kutugaragariza. Turakunze kugira ngo duhe amaso areba kure kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'urukundo umwana wawe yadukunze, maze mubyeyi turumugarurire kugira ngo dukizwe nawe. Turi imbere yawe rero tuzirikanye n'abari kumva ibi byigisho, turakunze kugira ngo twese duhe imitima icishwa bugufi kandi duhurize mu mwana wawe kugira ngo dusanizanye umugisha wawe. Ibikwiriye byatuma tuzakubona kuri urya munsi tukishimira kugusanganira, ari cyo ukomeza kuturinganiriza maze biduhere ubuntu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka duhe mwene data Mugabo Emmanuel atwibutse ku ngingo y'ejo, anadukomereza ingingo y'uyu munsi. Ni karibu. Arakoze umuvandimwe kumpa ijambo. Ingingo y'ejo ngira ngo twayirebyeho, yavugaga mu buryo burasa ku ntego kandi kukuye. Uburyo burasa ku ntego rero ni uburyo bwo kujya kwatura ariko ukavuga icyaha mu izina ryacyo kandi ko ari wowe wagikoze. Ntushake impamvu z'urwitwazo ngo uvuge wenda ngo kuba naribye ni uko nari nshonje. Oya, ahubwo ngo uti naragucumuye ko narakwibye, ku bw'izo mpamvu umbabarire. Ibyo bita uburyo burashe ku ntego, atari ukujya guca inyerera mu cyaha. Ingingo y'uyu munsi rero yo ku wa kane, iyo tuvuga ku wa kane tuba tuvuga ku wa kane w'isabato. Akaga ko kwitsindishiriza. Ngira ngo iyi ngingo niba twarakurikiranye iyejo, turahita twumva neza icyo bita kurasa ku ntego icyo ari cyo. Hano batubwiye ngo igihugu y'iteka yabazaga Adamu na Eva iby'icyaha cyabo, ni gute batanze urwitwazo berekana ko mu by'ukuri batakosheje. Reka dusabe mwene data Pierre adusomere mu Itangiriro 3:12, adusomere n'umurongo wa 13. Itangiriro 3:12 haragira hati, uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. 13, Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Arakoze cyane. Ubwo ngira ngo niba twasobanukiwe neza, ubwo turi kumva akaga ko icyiza ko ari ukuvuga mu buryo burashe ku ntego. Noneho hano bari kutubaza ngo ni akahe kaga ko kwitsindishiriza. Imana yabajije Adamu iti, kuki wakosheje ukarya ku giti nakubujije? Ati, si umugore wampaye? Imana ihindukirira umugore, ese kuki wakosheje ukarya ku giti cyaguzanijwe? Ati, ni inzoka yaje iranshuka ndazirya. Bivuze ngo byarakomeje rero, bisanga icyaha bagiherereza ku Mana. Iyo watangiye kwitsindishiriza rero bivuze ngo icyaha urimo uracyikuraho. Nicyo bishatse kuvuga. Na akaga rero ko kwitsindishiriza rero, niba twibuka dutangira, twabonye neza yuko kwatura icyaha niyo nzira imwe rukumbi ituma kibabarira. Iyo utangiye kukikuraho ukagiherereza ahandi, ubu ukiri gushaka kukigumana. Niko kaga rero karimo hano. Imana rero ikaturinde. Adamu na Eva bamaze kurya ku mbuto z'igiti cyabuzanijwe, buzuwe n'ikimwaro n'ubwoba. Ubwa mbere igitekerezo kimwe rukumbi cyabajemo
ni ukuntu bari gutangira urwitwaza icyaha cyabo imbere y'Imana, maze bagakira urubanza rwo gupfa. Bahise bazana ibitekerezo byo gushakisha uburyo bakwitsindishiriza. Aya magambo y'umusomyi muri kugaragaza aravuga ngo ngo ibi bintu Adamu yakoze yabyokoje inyoko muntu yose yo kwitsindishiriza. Niyo mpamvu uzasanga umuntu avuga ati nakosheje ariko nabitewe n'iki n'iki. Ibyo rero ntago Imana ibikunda, ntabwo ari uburyo burashe ku ntego. Adamu yarasubije, ariko ku ruhande rumwe agashyira icyaha ku Mana, no ku rundi ruhande agashyira icyaha ku mufasha we. Yaravuze ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'igiti ndazirya. Ubwo niba twabonye neza ko kwatura icyaha aribyo bituma umuntu akibabarirwa, none Adamu akikuye yagishyize ku mugore, kandi si we wagikoze. Umugore akikuye yagishyize ku nzoka, inzoka nayo ikikoreye gishyira ku Mana. Usange n'ubundi cyaha kigumye kibagumye ko, ariko ntabwo babizi ko cyabagumye, bazi ko bakikuye. Niyo mpamvu bavuga ngo ni ukwitsindishiriza. Nta muntu witsindishirizwa, ahubwo turatsindishirizwa. Ngira ngo wenda tutagiye kure, hano barimo barashaka kutubwira neza yuko akaga ko kwitsindishiriza ni uko icyaha kikugumaho, ariko mu buryo wowe utazi. None se ni ukubera iki kwitsindishiriza bituma kwatura icyaha ntacyo bimara? Uko bagenda no kutubwira none nyirizina, none wumve neza kwitsindishiriza ububi bwabyo. Nadusomere muri Yobu noneho igice cya 9 umurongo wa 20. Yobu igice cya 9 umurongo wa 20 haragira hati: nabo naba ndi umukiranutsi, akanwa kanjye kancira urubanza, nabo naba ndi intungane, niko kampamya ubugome. Noneho Luka 16 umurongo wa 15. Umurongo wa 15 haragira hati: arababwira ati mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Arakoze cyane. Buriya bari abavuga ngo bakunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, nabo bitaga abayuda n'abafarisayo n'abasantuko n'abandi. Bashaka kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, bagasenga nk'uko bikwiriye, bagakora imirimo yose nk'uko bikwiriye, ariko Imana kuko yari izi imitima yabo. Urumva aha tubyumve neza yuko Imana niyo ireba mu mitima. Abantu bo babonaga abafarisayo n'abasantuko bakirana, ariko Imana yari izi mu mitima, akavuga ati rero mumeze nk'ibituro bisinzingwa. Nicyo Imana buriya yashaka kutubwira. N'ubundi rero ako niko kaga ko kwitsindishiriza. Burya uba wamaze kugaragara inyuma nk'ukiranuka, ariko icyaha cyamaze kumunga umutima. Wamaze kumunga umutima ntubimenye. Niyo mpamvu rero Imana ikigira inama yuko wakoresha uburyo burasha ku ntego. Nibyo byiza rwose. Umwuka wo kwitsindishiriza wakomotse kuri se w'ibinyoma, kandi wagiye ugaragazwa n'abakungu n'abakobwa bose ba Adamu. Kwatura muri ubu buryo ntikuba guturutse ku mwuka w'Imana, kandi ntikuzemerwa imbere y'Imana. Mwumve ko kwatura kurahari, wanabikoze, ariko ikibazo watuye inyuma ku munwa, ariko umutima wamaze kumungwa, byanarangiye. Noneho ukagira ngo urabishoje, ahubwo ni guteje ikibazo. Ibi bintu rero bituruka ku mwanzi Satani, kuko wabazi icyo agukoreye icyo ari cyo. Icyo cyaha kizakugumaho, ntuzijya bukihana, kuko uzi ko wakihanye kandi kiracyahari. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Satani buriya ni umuhanga cyane. Abantu bakunda kumukinisha, ariko ni umuhanga buriya. Abakuzi neza, ashobora kugutega umutego muri 2026, ukazabushibukana muri 2030. Ababizi neza kuzabushibuka. Ntabwo yirukanka, agenda gake. Yika umuntu aramuzi neza. Tujye twitonda rero, twihishe muri Kristo, kuko ni ufite ubwihisho. Kwihana nyakuri kuzayobora umuntu mu kwemera icyaha cye, kandi acyemere nta buriganya cyangwa uburyarya. Wumve muri wowe ko ari we wagikoze. Ibyo nibyo bita gukabakabwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana yabukabakabye, uhita uvuga icyaha, ahubwo ukumva uragipfobeje. Niyo mpamvu Petero avuze ati rero, ati ngewe umwami wanjye mwimbamba nkawe,
kuko we yari umukiranutsi, ahubwo njye mumbambe muncuritse kubera ko njye ndi umunyabyaha. Umwuka w'Imana yari yamaze umukabakaba. Iyo rero wakabakabwe n'umwuka w'Imana akaba araguteye kwihana, ntabwo upfobya icyaha, ahubwo uba wumva cyabaye gitoya kuri wowe ukurikije n'uburyo icyaha Imana cyanga. Niyo mpamvu rero dusaba Imana kugira ngo idufashe kugira ngo rwose tubashe kumenya ububi bw'icyaha hanyuma tukihane. I Karuvari honyine niho hashobora kugaragaza ububi bw'icyaha buteye ubwoba. Iyaba twari abo kwikorerera igicumuro cyacu, iyaba twari abo kwikorerera igicumuro cyacu, cyabasha kuduturitsa. Buriya umuntu akabakabwe n'umwuka w'Imana aba yagize n'amahirwe yo kurabuka i Karuvari. Uwo muntu rero akaba yabonye icyahakorewe, ahita amenya neza uburemere bw'icyaha, akabona neza we akiyikorereye yahita aturika. Niyo mpamvu atabaza adatakamba kugira ngo abashe gutabara. Akaga ko kwitsindishiriza rero, icyaha turakigumana ntabwo kituvaho. Imana iturinde kwitsindishiriza mu izina ryayo. cyane rwose, Imana iturinde kwitsindishiriza. Ni akaga gakomeye cyane, ni nacyo kirimo kugenda kiba ingaruka ku bakristo. Abantu bavuze ko bahagurutse bari mu rugendo, ariko noneho bakaba batatura icyaha nk'uko kiri, batakivuga mu izina nk'uko kiri, batabikora nk'uko ijambo ry'Imana rituyobora. Aka kaga ko kwitsindishiriza rero kazatumara rwose. Ariko ukurikiye abantu mwese mwakurikiye iki cyigisho, mukaba muhugutse, kwitsindishiriza ni ikintu kibi cyane. Mureke dusabe Imana iturinde umutima wo kwitsindishiriza. Mwumvishe ko ukomoka muri Adamu, ubwo rero uri muri twe, muri bene Adamu bose. Uzareba umwana, iyo umubaza uti iki ninde wagikoze, ahita akubwira undi wagikoze utari, kandi ari we wagikoze. Natwe rero niko tumeze. Iyo dutsinzwe n'urubanza, kwatura icyaha biratugora kuko dutinya kwiyerekezaho iryo kosa. Imana rero idufashe kandi iduhe ubuntu bwayo, iduhe imbaraga zayo, kuko buriya no kwihana no kwatura ngo ni impano y'Imana. Iduhe iyo mpano kugira ngo tubashe kwatura icyaha uko kiri, maze tubashe kubabarirwa. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen.